Ushobora kuba utaramenye gahunda y'ibyabereye mu itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi rya Mbuye, intara y'ivugabutumwa ya Mbuye, muri Firidi yo hagati mu Rwanda. Hari ku itariki 15 ukwezi kwa munani, umwaka w'2026. Ahangaha hari kwizihizwa isabukuru y'imyaka 76 ishami rya Pathfinder rikorera mu cyiciro cy'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi cy'urubyiruko JA. Mbuye, hamwe mu hantu heza itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi rifite mu Rwanda. Hari ubusitani bwiza, ahantu habereye ijisho, ahantu umuntu yicara kumva aratekanye, haba mu by'umubiri ndetse no mu by'umwuka. Intego nta yindi, ni ukwitegura no kwiteguza abandi kugaruka kwa Kristo kwegereje, aho ari hafi kutwinjiza mu bihe bishya bitazarangwamo ikibi icyo ari cyo cyose. Ebenezer Niyo TV twari tuhabaye kugira ngo tuzakugezeho aya makuru, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kwize. Nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye rwose. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Iyi gahunda yijijwe hano muri iyi ntara y'ivugabutumwa ya Mbuye, mu rwego rwa Firidi yo hagati mu Rwanda, Central Rwanda Firidi. Umuyobozi woherejwe na Firidi yo hagati mu Rwanda uhagarariye iki gikorwa ni Pastor Ntampaka Reuben, umuyobozi wungirije w'ishuri ry'abagabura hano Igitwe. Umunsi wambaye furari weguriwe Imana muzayikorere ubuzima bwawe bwose. Wowe ugiye kwambara Masterguide, ndagira ngo nyine yo kubwira nuho gikomeye. Iyi myenda twambara hari abatazi agaciro kayo, hari abayikunda kuyibona tuyambaye ariko ntibamenye agaciro kayo, ntibamenye ubusobanuro bwayo. Kuki ubuyobozi bw'itorero mu gutoranya imyenda, mu gutoranya uniformu bwahisemo iyi ngiyi? Iyi myenda ishushanya uburumbuke, igaragaza uburumbuke. Ni ukuvuga ngo utera ibyiringiro abakubonye. Kandi muri gahunda ya saa 5 twari dufite ababwiriza babiri, Pastor Ntampaka Reuben hamwe n'umubwiriza w'umwana Eroyike Mugisha, umaze kumenyera ubarizwa ku itorero rya Buhanda. Uyu nguyu ibibwirizwa bye biratangaje. Mu nkuru twashyizeho mbere yuko tubagezaho iyi ngiyi, ni ikibwirizwa kirambuye cy'uyu mwana. Bifurije kwakira Yesu Kristo mu mitima yanyu, ari byo basabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Bimwe mu byaranze uyu munsi harimo kwambika aba Masterguide bashya binjiye mu cyiciro cya Masterguide abayobozi bakuru muri iki cyiciro cya JA. Harimo abakobwa 3 babarizwa mu ntara y'ivugabutumwa ya Ezapage hano Igitwe, ndetse n'umuyobozi w'iyi ntara ya Mbuye, Pastor Elia. No kwambika intekerezo rero zambara ijambo ry'Imana, dushyiraho ingofero y'ibishushanyo. Nanone kandi ntitwabura kubabwira tumwe mu dushya twaranze iyi gahunda. Ni uburyo umufasha w'uyu mupasitoro Elia yagaragaye atanga felicitation, ibintu byashimishije benshi. Umwanya n'uwo yamwitegereza, iyi tekinike nayo iratuvangira yo. Uwo muziki urawukuriramo iki gusa? Ugabanya volume gusa. Amashimwe. Ijambo rye ni ririya. Noneho rero igikurikiraho wamwitegereje neza. Abantu mugerageze kwicara kugira ngo n'ab'inyuma barebe. Uryo urabona ko ubutaha uryo rwose ureba se, urabona ko azi no gukata rwose. Bisaba cyane. Yego, ndabona ibinyegereye, hari Guverinoma, hari umunsi mpuzamahanga. Yego, ndabona cyane hariho na ya myaka 76. Uriya mubyeyi nawe ahindure n'urundi ruhande. Ubwo habanje hari abambaye kaki, aka gafoto ni keza cyane. Amashyimeshi Pasiteri wahisemo kubanza nguriya, kandi nibyo koko. Uravuze ati nawe ujye umenya, umugabo ntabwo ashobora gutinyuka gutamira hanyuma rero ataramenya niba umuntu we hari uko ameze.
bakebo kajya kajya iwa mugarura. Wa mutsima ndabona koko atari njye wari bubanze. Ntabwo wabanza. Nahise mbibona. Biragaragara rwose. Ntabwo ari jye. Hanyuma abo bantu nabo ariko ndi mu nkundira mukabona biraryoshye, mumvugire ngo amena, nibiba ngombwa mukome n'amashyi. Ako kantu gasubiremo. Hari icyo yabiyibutsa buriya. Ati nyamuna amashyi menshi ni amena birakenewe. Bo bizanye ntibahitemo uko babigenza ariko baranimenya. Ntacyo bitwaye. Ikindi nanone umusaza Shadrack umaze imyaka isaga 50 muri iki cyiciro nawe yashimiwe n'abana bamwigiyeho byinshi. Ngaho mu ngando, ngaho muri za kampore, ngaho mu twabana b'urubyiruko n'ikimenyimenyi abana bansabye bati uzava hano tutaguhaye Imana, bayinyuza muri bene wabo bayiha bamwe muri bo. Komeza mu muziki sha. Bamugeneye impano zishimishije cyane. Reka rero bazimuhe. Abana bagiye kumushyikiriza impano. Mumuhereze duhere kuri Adventure. Agafoto yakariye egera pastor ukoreho ururabo rwawe, hanyuma dukurikijeho Pathfinder. Iyo yari incamake y'ibyabereye aha hantu. Ahasigaye reka dukurikire akarasisi kakozwe uwo munsi. Iyi gahunda muri kuyigezwaho na Samuel Niyodusenga. Mugira amahoro. Bajye mu byimbo, hanyuma uri ku buhanga bw'ibyuma arabaha umuziki bamubwiye. Niba batawukubwiye uragenda ujye kubabaza, hanyuma tuze guhikaze abantu bose baduteranyirije hano. Babibuka abantu baduteranyirije hano ni 3 cyangwa kugira ngo ni 3 ine kugeza ku myaka 9. yego Kabariya rero turi kubabona mu mpuzankano zabo nziza cyane. yego kwereka abantu aho banyura kandi bari hafi hano ku bitugu by'amarembo. Ndabona hari urugano baritegura gukora inshingano. Ndabona Mataraki Ruganzu
Abantu bajya gukora akarasisi mubakure mu murongo bajye guforominga aho bakorera akarasisi aho bahera Mukate iburyo ibumoso n'inyuma bati turasezeye turagiye sinzi rero ahantu abajyanye mukomeze ibyo nta kintu bitutwaye mukomeza bakure mu ngamba igice cyagiye Yego. Baragiye barabisinze ubwo abangaba bavuye mu ngamba bagiye gukurikira ibikurikiraho
abasore n'inkumi baratojwe pe ubona ko rero rwose barimo neza kuba kujyana kugaruka ingufu nyinshi cyane Karumanya bashurikiye inyuma ngira ngo arugiye gusitara ahubwo kwari umufata yimukira inyuma akada ati ndetse twanamanuka tukazamuka twebwe turabasoma yego mwakoze muri abanyeshuri beza Imana ibamugisha kandi Imana ibaha umugisha bakomereze ubuntu bwayo babasuhuje mubaha amashyi bigendere ababyeyi bacu amahoro y'Imana abane namwe amahoro y'Imana basa n'abigira inyuma gakeya abandi basa n'abigira inyuma hanyuma bakore umurongo hariya bakaze kubasaba bakore imirongo ibiri kubera yuko ni benshi yes imirongo ibiri yego hoya sirasi bayikoze ibiri bakomeze uwo nguwo ahubwo bayuzuze n'uwo w'inyuma bawuzuze nibaba benshi inyuma aba ni abana baturutse muri iyi ntara bitabiriye kampore y'igitwe ngira ngo rero volume bagabanyeho gake tugabanyirize ku muziki DJ nagira ngo mvuge ko aba bana ugira inyuma ngongi hafi nk'uko mubibona rero poroteje izanye umutsima mwiza cyane usome yego hano ndabona ibinyegereye hari vuga mwami